Mwiriweho neza, tugiye gukata ikanzu. Nimwitegereze ibipimo dukoresha iyo dupima ikanzu. Dupima mu ntugu aribyo twita epole, tugapima mu gituza aribyo contour poitrine, tugapima mu nda ari contour taille, tugapima muri taille contour hache, tugapima uburebure longueur totale, tugapima uburebure bw'amaboko longueur manche, tugapima n'umuzenguruko w'amaboko contour manche. Rero mu ntugu afite 15, mu gituza afite 42, mu nda afite 38, muri taille afite 52, uburebure 55, uburebure bw'amaboko 9, umuzenguruko 14. Tugiye rero gutangira dukata ikanzu. Mwitegereze hano turamanuka 9, 16 ku murongo wo mu nda, ku murongo wo muri taille tumanuke 25. Bingana no kuba wava ku murongo wo mu nda ukamanuka inch 9, nk'uko no ku ijipo umurongo wo muri taille tumanuka inch 9. Noneho ubwo turahuza imirongo kugira ngo tubone uko tuza gushyiramo ibipimo. Ibipimo mwabyitegereje neza kuko nibyo twabanje kuvugaho mbere y'uko dukata. Iyo tumaze rero guhuza imirongo duhita dushyiramo ibipimo. Ibipimo uyu muntu afite mu gituza 42, birumvikana turashyiramo 10 n'igice. Twongereho reserve de couture cyangwa se urudodero rwa 2 n'igice. Noneho urudodero nitumara kurushyiraho turahita tujya mu nda. Mu nda naho dushyiramo ibipimo, afite 38 ubwo ni 9 n'igice, twongereho 2 n'igice ya couture. Afite 50 muri taille, turagabanya 4 dushyiremo 12 n'igice. Noneho twongereho ya 2 n'igice ya couture. Mwitegereze neza kugira ngo iyi kanzu muyimenye neza rwose. Imirongo rero urayihuza ikaza imeze gutya. Aha ni mu nda, niyo mpamvu habaye hatoya nuko n'afite mu nda hatoya. Mu bitugu rero tugabanya 2, urabona dushyizemo 7 n'igice kubera ko afite 15. Ijosi turatambika 4 kubera ko ari umuntu ubyibushye, tumanuke 6. Mukurikire iyi video irarangira namwe hari icyo mumenye. Ibi bipimo rero byo mu bitugu tubishyira hano ku murongo wo mu gituza. Noneho uyu murongo aho ibipimo byagarukiye tukahuza, noneho tugahitaho amaha. Aya ni amaha turi gukora. Noneho uburebure rero kubera ko ashaka itaratsemo gakeya, turafata hepfo aho uburebure bwageze duhuze n'umurongo wo muri taille. Noneho ibintu tubisoza turafata umukasi dukate. Mwitegereze neza kugira ngo ejo iyi kanzu itazakunanira kandi yoroshye. Ni ikanzu ya baze, niyo ushaka kuyisirifiza uyikata gutya. Noneho bakayisirifira kuri koroneri cyangwa se kuri boruderi. Mwitegereze neza maze mubimenye kuko nibyo mbifuriza. Urabona igipande cy'inyuma rero tugiye kugikata, tumanuke ijosi 5, turamanuka 5, ariko gutambika ni ibisanzwe kugira ngo bize guhura. Mwitegereze neza. Turakata turinganije, noneho amaha nayo turayaringaniza. Dukomeze dukate. Mwitegereze neza. Hari abantu bambwiye ngo video ngo zirirukanka cyane, ariko nanjye ndagerageza kuzitwara bakeya kugira ngo namwe mugire icyo mumenye. Ko nshyizeho video zidafite ikintu ziri buhungure ntacyo byaba bimariye. Iyi ngiyi nizere ko irabashimisha, maze nuba wayikunze ukore kuri like, ukore kuri subscribe niba utarakora. Niba iryo jambo rikiri umutuku ryanditseho subscribe ukandeho rihinduke umukara. Noneho ukore like, share ndetse na comment. Hano umanuka 4.
ubwo ni amaboko twagiye, nizere ko mwabibonye. Noneho wamara kumanuka kane ugashyiraho uburebure ni 9. Aha, 9 rero ubwo twamaze kubibona, turashyiramo ibipimo umuzenguruko turaza gushyiramo bya bipimo, twongereho 1 n'igice ibipimo by'amaboko. Noneho ku murongo wo mu gituza niho dushyiramo ibipimo byo mu gituza tugabanyije 4. Noneho tukabishyiramo hano tugahuza imirongo. Iyo tumaze kuyihuza turakata. Noneho hepfo kubera ko harasigara icyo kudubura, niyo mpamvu turakihorera, ntabwo turakata hepfo. Tukata hano haruguru, tukata na hano ku ruhande hepfo, tukaza gusiga icyo kudubura duhingamo 2. Mwitegereze neza rwose, ndizera neza ko mwabimenya kandi umuntu uzabimenya rwose. Nimero ya WhatsApp ni 0787495618. Noneho ndabashimiye kuba mwemeye gukurikirana iyi video. Imana ibarinde kandi ibahe umugisha. Nawe ubutaha.